Yes, reka tubifurize kugira igitondo cyiza shuti bakunzi ba Top Kivu News, twizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Tubahaye ikaze mu makuru azindutse muri iki gitondo rero bwana Fisi. Ni ukuvuga ngo intare za Sarambwe ziramutse zikora operation ya Kasamutwe. Hari indege yari ihagurutse y'ababirigi igiye igisangani igiye gufata abayobozi bandi bakomeye cyane haba muri FARDC ndetse n'abandi bayobozi babo bakomeye ngo berekeze Kinshasa mu kwishima hejuru kuri M23. Ndaje tubasobanurire ibyo operation. Ni nako kandi hariya neza muri Karemi M23 imaze gusenya headquarters z'abatanzania ndetse n'igice kinini cyane cya FARDC. Ayo namwe mu makuru tubazaniye muri iki gitondo. Yes, nibyo koko rero si ibyo gusa nanone kuko nyuma y'uru rupfu rwa Lieutenant Colonel Wingoma Kinshasa Kisekedi ateranije inama y'akataraboneka ku munsi w'ejo bakimara gutangaza iri tangazo. Yarahamagabwira abasenateri, abwira abadepite, abwira abasirikare bose avuga ati nimba muryamye n'abaministri bose uzi wese ko ari umuyobozi wa hariya hafi nafi arangira ababwira ati mwese nimba uryamye nimba uri no mu bitaro vamo uri muzima cyangwa wapfuye uze. Bose baragenda baraterana muri sare ya presidence hariya baraterana barangije ibyo bavuze nakasamutwe mw'abantu mwe turaje byose tubabwire tubagezeho akantu ku kandi. Si ibyo nanone gusa Wazalendo bamaze gushyira itangazo hanze riro official bahamagarira abagenzi babo bababwira ko ku itariki 5 z'uku kwezi kwa gatatu umujyi wa Goma baraba bamaze kuwisubiza. Yes, ni nako kandi kugeza amaginga yangaya mu gihugu cy'u Burundi burya nabo burya ngo Bwana Fisi hari ibintu nabonye numva simbikunze ku baturage b'abarundi ndetse no ku bayobozi babo. Ubu ngubu ngende kubanenga ku buryo bukomeye cyane. Nyuma y'ibi bikorwa byose byagiye ubundi ni ibintu bibi cyane kwishimira urupfu rw'umuntu. Ariko wenda kubera ko bahanganye ibyo nta kibazo. Ariko noneho igisirikare cy'u Burundi cyakoze amabara imirambo amagana ngiye fite amakuru kari bo babiyikiye bagiye urirwa ujya kure abadukurikiye mu makuru yashize. Ayo makuru sinayababwiye haciyemo nk'iminsi nk'itatu babwira ko ari bo biyiciye abantu bakabacukura ibyo bakabashyiramo kari propaganda bari kugira gute bari gutegura nk'ibimenyetso byo kuzagira gute byo kuzagaragaza ko ari RDF na M23 ngo bakoze ibyo bintu. Ngayo nguko nuko bimeze mu yandi makuru rero kandi nanone kugeza amaginga yangaya ubu tuvugana mu Minembwe harongeye habaye ikindi gikorwa kidasanzwe. Ariko noneho mutaza kugira ubwoba ngo muvuge ngo gikozwe n'aba mercenaires wenda droning irongera oya nonanga ubu tuvugana twirwaneho yongeye gucakira abandi bafite uruhu rwera. Bigenze bite rero iyo operation nayo turaje tubibabwire akantu ku kandi kubyo intare za Sarambwe ziri gukora amadu ibikorwa bya danje byose biri kugenda bikorwa turaje tubibabwire. Ni nako kandi Rubaya ubu tuvugana ibintu byongeye guhindura isura. Ese ibintu Rubaya FARDC yabigiye kongera kuyisubiraza turaje tubabwire uko bimeze neza cyane. Irubaya bafashe ingamba zikomeye cyane aba FARDC aba Wazalendo bubi na bwiza. Iyi Rubaya ngo bagiye kuyifata. Ese technique bagiye gukoresha ni iyi yose turaje tubabwire amakuru yose twayazanye neza akantu ku kandi nta nakamwe dusize inyuma. Bwana Pacifique hano hari ingingo yumvikana akantu ku kandi akantu karayike ku makuru tuba tubagezaho rwose kugakoraho uba uduteye inkunga cyane rwose. Murakoze Imana baho mugisha akora ko mukanze kuri like. Yes, amakuru yacu ro Bwana Pacifique twayarambura mbere ko turambura amakuru nk'abantu abantu rwose badukunda maze kubona ko abantu kugukunda no kukwanga nabwo ari ako kanya. Kugukunda bisabije ariko kukwanga direct nako kanya. Abantu baduteye amabuye Bwana Pacifique badututse baradutukuza batwita imbwa zifite imirizo y'imyeru. Uziko ngewe naraye ndota nazanye n'umurizo w'umweru mu gitondo nukuri ko Imana mbyutse nza kwireba ahangaha gutya ndareba njya no muri mirwari ndagutse ngo ndeye ko umurizo wajeho kubera ibitutse. Amahirwe nagize nasanze nta waje. Ariko mwoka byaramwe nukuri nge nanarize. Ariko tubabwire kubera iki tubakunda nimudukunde kubera ko twavuze amakuru neza nta kintu kimwe twigeze tubeshyaho na n'ubu ndacyabishimangira. Reka nkubwire uretse kubishimangira bwo twavuze ko Wingoma yakomeretse ari mu bitaro. Ariko reka tubabwize ukuri guhari ukuri nuko twirinze gutangaza amakuru yuko yapfuye. M23 nta kiragira gute irabivuga. Ariko ni nayo makuru twe twari dufite yanyaye andakava bacu abaduha amakuru niyo baduhaga. Prof ya mbere reka mbikwereke si barashe ku itariki 19 nibwo barashe kira gikuyo byumvikane ko ari niho bari nukuvuga ngo bari kugira gute
niho banapfiriyemo abapfuye hariya ariko bari bajya mu bitaro bamwe na bamwe. murebye itangazo neza uko rivuga yapfuye ku itariki 20 na zingahe nenye apfiriye muri cya gitero cya drone bivuga ngo bamurasiyemo hariya arakomereka bajyanwa kwa muganga aravurwa twababwiraga yuko ari muri koma ari hagati y'urupfu n'ubuzima tukababwira ngo musengere mupfukame musenge muvuga ati noneho muve ku byo kurira mu musengere abantu bazi ko yapfuye ariko munanebye neza bakimara kurasa ku itariki 22 nibwo inkuru yatangiye kumenyekana abantu bahita bakora amakuru ngo yapfuye ahubwo bariya nibo babashinyaguriye ubanze ari nabo bariya bakoraga amakuru bavuga ngo umuntu ngo yapfuye kandi akiri mu buzima ari muri koma abaganga bari kumwitaho ubanze ari nabo banamuteye n'umwaka birashoboka ubanze ari bo banamuteye n'umwaka agahita apfa ariko twakunze tuvuga ati mu musengere birangira nyine Imana imukunze kuturusha kuri 24 abari bwashira mu buzima ibyo mwabiduhora nk'ibyo byose dutangira amakuru niba mutabiduhora bitubwire muri komenti bagende no kuri itangazamakuru byanditse ko bivugwa ariko bitarashimangirwa byabavugaga ngo umuntu bivuga nuko rero twavuze ibihari ibidari twirinze kubitangaza nkuko rero twabibasezeranyije ku mugoroba tware tubakoreye ikiganiro kivuga ku rupfu rwa Wiringoma ibyitangazo byasobanuraga twabivuzeho ni ubishaka ujye munsi uraza kubyumva hanyuma ubone ko ibyo twakubwiye byose ari ukuri hanyuma rero bwana Fils dutangira amakuru Kinshasa reka bariho tubanza guhera Kinshasa vugo ariko kuki abura abakongomani ni babi ariko wenda kuri Kisekedi birumvikana kuko bakwiye kujya gufata amashampanye ngo bahange mu veturango isomo cyane rwose no se saduyi yabo ana yanjye naduyi yabo babifite mwese bako yishe ba Pitacira umwami ikica abandi kuki batigeze bajya gufata ayo magiyo n'abanyamwuga rega buriya kigaragaza ko rero kujya turambura amakuru neza kameze mu Kinshasa mu ijoro ririya tangazo rikimara gusohoka Kisekedi yahisamagara buri umwe wese ahitagira gute ahamagara buri umwe wese arabwira ati muze na babandi b'abanyamakuru bari barafunze barabuze ibimenyetso by'uko ntuze kuko Liyetona Koloneli Wiringoma yapfuye avuga ati mubarekure vuba byihuse bavugaga ukuri ariko nabo Kinshasa bari baramenye ukuri ya muntu akiri buzima buriya namenye amakuru y'ahantu uko Kinshasa yari yaramenye ahantu bagiye kumuvura ariko kuhagera kugira ngo bahagere aravuga ati birasaba ibindi bintu yari kuvurirwa mu bihugu by'abaturanyi na leta ya Kongo ndetse na leta y'u Rwanda n'u Burundi byose mu bihugu by'abaturanyi niho yari kuvurirwa anyara ari nka za Kenya byashoboka cyangwa se aho za Uganda urabizi Uganda yemereye mu 23 n'abafatanya bikorwa noneho rero bayita ko bavuga ati mubarekure noneho ikindi muze mwese nimburi urwaye uri no mu bitaro baguhimba gugendereho na za serumu baze bazifite muze dukora inama barabanza barabiserebura barabyishimiraho gato ariko barangije bafatiramo indi myanzuro baravuga ngo ibi twakoze ni isomo rikomeye cyane kuri M23 ibi ariko Kisekedi yavugaga ati rero ibi ngibi biduhe courage zo gukora n'ibindi kuko turashoboye tubungubu Wiringoma ubungubu harya ni Liyetona Koloneli Makenga Koloneli Nanga tibana nabo dufite ubushobozi bwo kubahitana tayari rero dushyire mu imbaraga Pacifique abadukurikirana bamaze gufata iyo migambi yose baplaninga uburyo bagiye gutegura iyindi nama n'uburyo bwose bwo kwigaho kugira ngo M23 bagere gute bayihashye kubera kare akantu bakoze nk'abantu mwe rero ngayo nguko iby'ikinshasa reka twite turebe ibigiye gukurikira kuri tere y'imirwano rero kuri tere y'imirwano nubwo bari kwishima ukyo hari inkuru y'akasamutwe nabwo bahise bakiri muri iyo nama inkuru y'akasamutwe rero nkuko bari bateganyije kuza kwishima koko nibyo byari bikwiye ko bari buze kwishimira icyo gikorwa ariko nkahita mbagaya ku buryo bukomeye cyane na Amerika ntabwo iri kwishimira kwicura mu perezida wa ntuze kuko izike wa Iran kuko izike igiye guhura n'ibibazo naho rero Kisekedi yishimye ko yishe Liyetona Koloneli Wiringoma agira ngo yishe n'Amakenga na Nanga agira ngo bose yabishe ateranye iyo nama y'abaministiri wenda reke ibyo ndeke kubitindaho yari yahamagaje n'abamerceneri abacashuru abayobozi bakuru
ahamagaza ababirigi abayobozi bakuru, ahamagaza Ibyo ngibyo n'abafaransa abayobozi bakuru. Wibitindaho Noneho amakuru hari arambuye neza. inama, ntabwo ndi kubitindaho, ndi kugira ngo nkubwire nyine. Hari inama rero yahise iterana ari indege yari igombaga gukura abana basirikare muri za Warikare iri bubajyane i Kinshasa. Uyu munsi bo nibo bari bugende mu masaha ku mugoroba, ubundi nibwo bari buhaguruke. Yego. M23 kimenye ibyayo makuru rero ntago bari gutuma bajya kubabyina ku mubyimba Benako Kagera. Benako Kagera. Ubu tuvugana iyo ndege kugeza ubu ntago yigeze igira kuno ngo ihaguruke, ngibe yahaguruka ngo ifate ikirere ngo igende. Amakuru ufite nuko itarashwe, ariko hari system zitari gukora ku kibuga cya Kigoma hano muri territoire ya Warikare. Yari kubanza kujya igisangani aho yagombaga kujya, rero naho ntihameze neza gufata abandi. Hari hamaze no kugera abacashuro, none ubu tuvugana Kinshasa byabaye ngombwa ko yohereza indi helicopter iza kubatwara. Iyo helicopter rero ngiri mu nziriza, kandi iyo helicopter nayo Intare za Sarambwe amakuru zagize gute zayakiriye, bivuze ngo ishobora kuza kugera kubera ko zino ndege z'amakajugujugu zipfa kugwa aho zibonye. Ko numvise Bwana Pacifique, numvishije ko ngo bamaze kubona ko ku kibuga cy'indege harimo systeme itameze neza, batavuga ati ne 23 ati rero nihaguruka baraturasa. Niko bimeze, ariko izo noro ko buteri kubera ko zihagarara aho zibonye hariho hose abawohereje nye kuko bundi iyo yagombaga gutwara abayobozi baba Faransa n'ababirigi nini ibajyana bose hamwe. Ariko kubera ko ikibuga cy'indege cya Gisangani cyamaze kuba kinjirwamo n'Intare za Sarambwe muri system babaye nk'abagikata network zose, ntago bakigiye. Ahubwo rero Kinshasa yakoresheje ubundi buryo bwo kohereza Maroko buteri ageze kuri 3 ngo aze gutwara bano bayobozi. Na I mean ane yohereje ane, niyo ngiyo yagombaga guhaguruka, ubwo ni ya 5, none yo ntiyahagurutse, urumva birasaba kugenda n'amamodoka. Hanyuma rero Bwana Fisi bafite ubwo bazagerayo Warikare buriya kugera Gisangani nta ari kure, biraza kubatwara nk'amasaha nk'atanu cyangwa nibyo. Wenda ubwo bazagenda ejo bajye gupfa gusangira iyo nayo nibareba nabi barayaturira mu nzira. None nizo ngizo zaje rero, bafite ubwoba yuko M23 ishobora kuzitumaho amabombe, dore ko ngo muri iyi minsi ihagaze neza cyane. Gusa si ibyo gusa byabaye, hari andi makuru mashyashya arimo guturuka ahanga mu bice bya za Warikare, nyuma yuko M23 bagerageje kuyikubitira hitwa Rubaya, ndetse bakanagerageza kubambura uduce twishi cyane. Ubu tuvugana muri iki gitondo M23 yakoze icyo bita asemo navuga ngo ukira nawe sinzi uko nabivuga, ariko yabasubiranye inyuma ku buryo bwihuse cyane. Pacifique kankubwire aba hano muri Rubaya, wenda tureta tunanahava tukomeza n'andi makuru. Wazarendo na FRDC n'abandi bafatikanyije igira Rubaya, ndakubwiza ukuri basaze bafashe hashi hejuru ko bagomba kuza kuyifata, none ubu binabwiza kandi uburyo bagomba kuza kuyifata, kandi uburyo njyewe namaze kubona. Ndikukubwira ngo M23 yamaze kubakubita, yamaze kubakubita nanone. Barayifata utese kandi M23 ubwo yabakuyemo irimo bakubitira za Warikare barayifata. Kandi nawe batangiye barayifata none se bagiye bafashe ngo iki, hari utundi duce zibafashe. Iyi Rubaya tuhe, iyi Rubaya tuvuge, urumva bagiye kuyifata kose washa, urumva dore uburyo bagiye kuyifatamo rero. Wazarendo na FRDC uburyo bagiye gufata ino Rubaya, barayifata bagiye kuza ari benshi, urumva baza ari benshi. Noneho azari benshi se barenza bari baje ejo bundi. Noneho M23 binjira mu birindiro bya M23 babarase bari guhubuka bavuga bati buriya ngo bafite intege nke zawe Ringoma. Noneho M23 barase ibashyingure mu butaka babe bafashe Rubaya yose. Iyo barayifata nibwo buryo ubu ngubu nge nejo narabivuze, nibwo buryo bagomba gufata. Barayifata aho we bana ndabashyigikiye sha muyifata uko bayifate nuko uri kw'Imana. Ntago natera kometa, ariko kubera ikiri guseka mu makuru. None se uravuze, ariko se abantu barafata Warikare kubera ko bapfuye mane, bafate bambe Rubaya baze M23 barase nirangiza ibiki bashyingure babe bafashe Rubasha na Rubaya. Sizo imibiri yabo sizabifasha ubutaka bwa Rubaya. Zari ikindi se yose n'insinzi ya giseke dikari nsinzwi. Ubu rero ahubwo noneho bagiye gukubitwa bitwaje ngo M23 ngo orengire mu gahindiri mu kiri. Ubwo M23 iri kubakomagura. Iri kubakomagura. Ubu tuvugana Rubaya yose nta gace bakirimo. Ayandi makuru nanone harya mu yandi makuru rero mfite amahari se wayikura hesha byihorere. Hari amakuru nababwiye yuko muri hano muri Karemi hari operation yabayeho y'igitero gikaze
akoze mu iri joro ryakeye mu masaha za saa 10 z'ijoro saa 11 saa 11 dore rwose ni hari saa 9:43 nibwo iki gitero cyabayeho. Amakuru nzindutse nyabona kabisa, nari nsinziriye nzindutse mbona kameshaje yampaye. None ubu tuvugana amakuru ari kungeraho aravuga ko bangije ahantu hari ibikoresho ariko biza kurangira biteje inkongi y'umuriro nyinshi cyane n'ituri V3 cyangwa se AFC 23 yari ifite amakuru y'ahantu muri Karemi mu gace kitwa Munoni ndetse n'akandi bita Mikoti. Utu duce twombi rero duherereye hano muri Karemi hafi n'umujyi wa Karemi. Hari harimo agace kamwe kari karimo ibirindiro by'abatanzania, ariko ku rundi ruhande hirya gatoya hariho n'ibirindiro bya FARDC. Hakaba n'agace kari karimo intwaro zabo zari zibitsemo amura nyine aho babika ibikoresho bya gisirikare, harimo n'amamodoka no ya za BM21. M23 yohereje bombe enye zirimo drone kamikazi nyine zino ziturikira ahantu yo zigiyeyo. Bakohereje aho bita Mikoti, akandi iyindi bayohereza aho bita Moni, aho bita Moni. Nari mpasomye nabi naho bita Moni. Anga rero hose ni muri Karehe, ngo ni muri Karemi. Ubu tuvugana rero M23 ikaba bamaze kwangiza ibyo bikoresho ndetse no kwivugana abasirikare batari bake, gusa ntiharatangazwa umubare muri hano muri Tanganyika. Ni nko muri Tanganyika neza. Ariko muri Tanganyika namaze kumenya yuko ni kure Karemi, nyine ni Karemi, ariko operation zijya kumera nka hari kimwe. Ibintu bangishije ni ibikoresho n'ubundi hari haberagamo ibintu by'itumanaho. Buriya bwato nabonye banaturikije nta nubwo ari bwari bunini cyane, ntago bwari bukanganye, ntibwari busanzwe, bwari butoya, ariko buri mwikoranabuhanga ntago bwari burenze, ahubwo ibyakorerwagamo nibyo birenze. Yego. Na rero muri Karemi M23 aho yarashe hari ibikoresho byagombaga ko bazi gutegura ujyana operation mu mazi, bavuga ati nitujyana ku butaka bashoye kuzatuvumbura, reka tujyane mu mazi, reka tujye mu mazi tugende twogoga tubace munsi nibarangiza babinjirane babarasa. Niko byagenze ejo ku mugoroba, ngira ngo hari umuntu nabonye muri comment yambwiye ngo yibereye Uvira ariko ntiyabibonye. Ntago bari kubikora ngo ubibone Uvira, oya wenda bari no kubibona nk'umuntu wari uri hafi imyotsi yabibonye. Nese Uvira ni nini, kuba wareba Tanganyika yose ukayiheza. Uvira ni nini, ntago wayiheza. Wenda hari agace runaka byaberemo atabonye, ariko abandi babonye. Usa n'ujya hano n'ubundi cyane. Oya ni muri bino bice niho uza n'ujya mu Burundi n'ubu usa n'ujya mu Burundi. Ahangaha rero bwana Fisi muri Karemi hangijwe ibikoresho n'agakoresho M23 byaturitse, ubundi nibyo byateye inkongi nini cyane. Reka nkubwire rero, none abaturage babagize ubwoba. Kakazi Makenga avugaga kagiye kuba akazi, kandi kakomeje ahubwo kakomeye, kageze aho gakomeye. Ubu akazi kagiye, ariko mw'abantu bitegura urugamba rugiye kuba hano kuri rwo kwihorera. Neva ari kubyinira ku mutwe wa Makenga nyine, babuzwa n'iki se? Babonye ijambo nyine, nibabyine bishime, nta kundi. Ni ibibazo kabisa. Uruvuga ngo ibyo byose byabaye ko ari Imana iraduhemukiye rero. Demukite se kandi ubu imujyanye hehe to nawe iri ngoma se ko yamukunze kuturusha, ugatuma Neva byinira hejuru ngo yatwaye basi yitwara ngewe basi ku Fisi ari kujya asigara baha makuru, sibyo? Aho se wayikora n'uwo yitwara ngewe ukasigara ubahahereza amakuru. Nibwo bwa mbere mbonye umuntu ukunda ubuzima bw'abandi kurenza ubwe. Y'intwari ariko anamugani uriya se ko yarafitiye akamaro imbaga nyamwinshi cyane, arokora agerageza kurokora abaturage. Kuva nta kintu je nari kubasha nanjye ndakugarukiye imyitware w'agasigara, ariko agasigara ariko nta kundi Imana mukunze kumurusha. Natwe wenda akakazi dukora wenda hari Imana, hari abo wenda gafasha pe, kandi niba kabafasha rwose muri komite mutubwire. Ariko rwose nababajwe cyane n'ibi bitero byamuhitanye, ariyo mpamvu navuze ngo Kinshasa nanjye rwose ubu tuvugana namaze kuvuga ati nigarure M23 ngo yamvuga amakuru yayo yose. Kinshasa mbamenera rwose aho wose babakubitiye nzaza nzashwanyaguze vuba nta mpamvu. Ikindi cya kabiri kisaba abakunzi bacu, nimugaragaza intege nke kubwuko Colonel Wiringoma yapfuye, mukagaragaza intege nke, barababona injanga mu menyo, nibarangiza bababyinireho namwe mucike intege mu babona icyuho cyo kwinjirira neza. Ahubwo iki nicyo gihe cyiza, cyo kudefanda tukabereka ko no mu bibi tuba dukomeye, ndetse kandi ko
nubwo bamuhitanye atari we wenyine wari uzi gukora ibyo bintu kandi neza, hari n'abandi kuko M23 atangiye no kugaragaza umusimbura, turaza kubigarukaho. Rero urugendo rurakomeje kandi rwose tunyarutse cyane tugereyo. Yes, niko bivuze. Reka tunyarutse. Rero nari nkubwiye ngo abasirikare b'abarundi ndetse na niba bari kubyinira ku mutwe. Ibyo rero ikindi nuko nyine byarangiye, ibyo babikore bakomeze bishime, nabo bizageraho bishe kandi babone ko nayo 23 igiye kubatungura mu bundi buryo cyangwa se ubundi. None rero bwana Pacifique, wazarendo bati Goma tugomba kwifata, c'est vrai sir. Akose barako barota ku babitangaje rwose, itangazo nanjye naribonye rwose yabo rebrandinze na neza cyane. Tumugi wacu wa Goma tugiye kuwigaro ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Tugoma tuzaba twayifashe twayisubiyemo ngahe ine, harabura iminsi ine deja ni iminsi nk'abantu. Iyi wazarendo M23 abashinzwe gucunga umutekano hari natwe akazi kacu turagakoze, ariko nabo bayabonye amakuru kuko nabo barabafollowinga cyane, barabitangaza. Wazarendo buriya niho babera ibigoryi. Iyo uri gutegura plan zawe ntago uzishyira hehe ku mugaragaro ngo babigire baraniko babaye kandi nibacyokere, basaga n'abari gukangura bano basirikare bamve ngo bababwire ngo nimuze mudukomere ahangaha turi. Turane ko nta mikinora rwose makenga munono. Ikintu namenye neza cyo nuko nta mateko mana nyagase, impuwe zo kugira abazarendo ntazi hari pe, ntazo zarangiye. Impuwe zo kugira abazarendo mu rugamba ngo iyo umuntu atsinzwe amanika amaboko azajya amanika batabayaca, manika rimwe batabayaca ntago nabibona niyo yamanika nakagatamba. Ariko n'abari abasirikare nanone ngo mu rugamba iyo umuntu yamanitse amaboko gutya akaba cyangwa se agafata agatambaro k'umweru nakakagashyira hejuru gutya, warangiza ukamurasa, icyo ni icyaha nk'uko natwe hano hanze aha dukora ibyaha Imana igafata nk'uko dukoze icyaha. Ngo umusirikare nawe Imana ibimubazeho icyaha cy'uko yishe umuntu, kandi ubwo ntago wabikibigiye mu bya gisirikare. Umuntu yabigiye mu by'Imana bari guhangana abonye atsinzwe Imana ikora ni nayo idakora. Noneho rero uwo musirikare bakoze icyaha, ndetse no ku ruhande rwa leta guverinoma cyangwa se mu mategeko ya gisirikare abakoze ibyaha by'intambara ntawe akubonye. Ubu musirikare mvuye turamanika amako wazendo zikamugirira impuhwe nyine nabo baba bakoze ibyaha by'intambara. Ariko nanjye rero reka mbabwire ibyo byaha bazabikore sibyo, nta kibazo, kubera ko abo bantu bahanganye nabo nta muwe babafitiye. Kuki se bishe Wiringoma? Rero angana igihe kiza cyo kwihorera ku buryo bukomeye cyane, ndetse ibikorwa byatangiye. Reka kubwira ukuntu byatangiye. So ejo wari n'umutubwira abasirikare baje haraza Kamanyola, hari n'abandi basirikare bamve turaboherejwe hariya za Ruvungi. Abasirikare b'Abarundi bari kubica kugeza ubwo leta y'u Burundi iri kugitwara imirambo yabo, aho kugira ngo bajye kwishingura mu Burundi bakajyana mu byobo hariya Uvira, barangiza bakafotora amafoto bagashinze mu vetura ngo yasize yisha abantu. Bashyi bambitse n'imyenda y'abaturage, ibyo bintu rwose twari neza cyane. Yarasiwe ku rugamba anga muri za 0.0 barasiwe hano muri za Ruvungi za Katogota nandi agiye atandukanye. Barangiza babatwara babajyana muri Uvira bagacukura ibintu by'ibyobo bakabashyiramo, cyangwa se bo ubwabo bakanabiyicira urabizi. Barangiza bakaza bakabishyira mu vetro ngo yasize yisha abasivile ngo Uvira ngo n'abasirikare naho nyumvire kugira ngo bagire gute bakunde bazamure ibirego. Rero mama 23 ibingi babitangiye ejo mu minsi message yihuta cyane. M23 mu gihe bari kubarega ibyo birego ntimutuze mu bihakane kandi mukora akazi kanyu neza cyane. Nta mpamvu yo kubagira inama. Hanyuka yanabihakanye. Twebwe ibyo dukora ibyo bakora bari abantu barabizi ariko ngiye haraho bigera urumva. Sinzi wenda ukuntu biba bimeze ko haraho bigera nanjye nkumva ari ukuntu mbaye kutari sawa. Sinzi impamvu ariko nzabirebera hamwe. Ndaza kwisuzuma ndebe niba nta kindi kibazo cyobora kuba afite bijyanye n'uburyo mba mbyumva. Cyeba numva nta mpuwe. Nukuri kubintu nk'ibyo byabaye banumva nta mpuwe. Nagegeta ngana by'imiki. Hano umuntu aba yagizemo uburakari. Ngayo ngukorero Bwana Pacifique, hari ko iminota yatujyanye, hari andi makuru tutavuzeho. Ayandi makuru tutavuze nari nakubwiye ko Neva nawe mu gihugu kiwe i Burundi bayishimye yewana yateranyije Sena. None na wa undi twavugaga ngo ni mwiza. Reka mbabwire nahisemo nako nta murundi mwiza. Abarundi wenda kireka abaturage urareveresha. Reveye ngo no umuntu ngushaka kuzabohora abarundi ari we nyambere mu gukoranya inama ye kugambirira gutera igihugu cy'u Rwanda no kugambirira kwishimira ku rupfu rw'abasirikare ba M23 ngo no umuntu ukunda amahoro.
akunda amahoro te ari gufasha aba FDLR akanabicaza muri Sena bakaganira yagaragaye nyine bagapanga plan y'ibiryo bazatera u Rwanda rwose bakumva ari ibintu byoroshye. Iyo ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka, ntago riba rikisha isuka. Rero rwose bwana Reveriye mwari mwarakunze nawe yamaze kujya ku ruhande rwa Neva, rwa ruhu rw'intama yari yariyambitse, abonye byanze agira gute arigaragaza. Bivuze ngo rero na Neva ubu tuvugana aratekanye bien sûr. Abanzi be bose yabakuye mu nzira rwose. Reveriye nawe yararebye aravuga ati nta kundi nshobora kuzapfa reka nyoboke. Arayoboka na Prime niyo ngabo yaratuje. Neva nta mikino ugevura bagukubita ikirozi bagukubita gereza bakugira umusazi. Ariko bavuga ati umugabo ubaye harya umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe ingirwa muyobozi. Oya sha bwana oya no muyobozi ni perezida man kandi arayoboye no rega n'ubu ngubu tuvugana adufiteho ijambo ubu ngubu nabwo hano umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe none dufiteho ijambo dufiteho none se nakoranye inama akicaza abaperezida bose timwicare hari agafata imyanzuro bivuze ngo nyine abafiteho ijambo abandi ba perezida bajye byibone n'umuyobozi mukuru n'umuyobozi mukuru wa Afurika yunze ubumwe ni uyoboye gashyira amategeko yiwe n'umunyabwenge ukomeye. Niyo mpamvu rero mu Burundi nta wamwubahuka, nta ujya hejuru y'amategeko. Umuntu udashaka ubwenge nk'ubwa Salomo shawe oramukinisha ngo musengera umucece ngo ushaka abagore 1000 Angelina wanjye muci inyuma ngo ubwo ni bwo bwenge bwo gushaka abagore 1000. Pacifique reka dusezere abakunzi bacu, reka tubifurize kugira umunsi mwiza, icyumweru cyiza.